ukwemera, ukwizera n'urukundo. Mu by'ukuri mu gutanga umubiri w'umwana we nawe ubwe aritanga. Kuri wa gatanu mutagatifu hamwe na Mariya, hamwe kandi na wa mwigishwa Yesu yakundaga ndetse n'abandi bose, natwe ubu turazirikana ku gutandukana guteye umwijima mu mitima yacu. Turamutse tubuze ukwemera n'ukwizera, umutima wacu waganzwa n'umwijima. Ko gushyira umubiri wa Yesu mu mva nibidufashe natwe tubonereho gusabira abacu bose bapfuye. Nyagasani Yesu, dufashijwe nawe twiyemeje gushyingura muri iyi mva yawe ibi byose twakoze, bigatuma ufurwa. Bakristo mukurikire mwitonze, ubu ni ubundi buyobe Kiliziya yongeye kugarura nyuma yo guhindura itariki ya Pasika y'Abayuda yabaga ku itariki 14 z'ukwa mbere buri mwaka, akaba ari umunsi mukuru bibukaga kunyuraho cyangwa gucungurwa kwabo, ari nawo munsi Yesu yazutseho ku wa mbere y'iminsi 7, hanyuma agahindura Pasika ikaba Pasika y'Abakristo, akaba ari itariki twagomba kujya twibuka kuzuka kwe cyangwa gucungurwa kwacu binyuze ku rupfu rwa Yesu ku musaraba. Kiliziya rero kuri no Pasika ya 2026 yongeye kuzana ubuyobe bukomeye, aho bafashe umuntu bakamwita Yesu, bakamufata bakamuhekesha umusaraba nk'uko muri kubibona, akagenda atera imigeri, bakagenda barwana. Ibi ni uburyo bwo kuyobya uburari kandi n'uburyo bwo gupfobya urupfu rwa Kristo, kuko Kristo ntabwo yigeze arwana, ntigeze atera imigeri. Bibiliya ivuga ko ngo bamujyanye nk'intama bajyanye mu ibagiro, ndetse Bibiliya ivuga ko n'urubingo rusadutse atagombaga kuruvuna. Yari umuntu witonze, yari umuntu wemeye kandi wamenyereye intimba, ntabwo yateraga imigeri, ntabwo yarwanaga. Ibi bintu bari kubikora mu rwego rwo kugira ngo bemeze abantu ukuri kwabo, ariko siko kuri, kuko abantu nibamara kumenya ukuri niko kuzaba batura. Yesu yapfuye rimwe nta gipfa. Ndebera uwo nguwo baryamishije aho ngaho bakazana indabyo ngo Yesu yapfuye. Sinzi ni mu bindi bihugu bagiye banagaragaza amashusho y'uwazutse akazamuka bakoresha ikoranabuhanga. Ibi rero birimo birasobanura cya gihe Yesu yavuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu biyita Kristo, ndetse ngo bazayobya benshi, ngo bazayobya n'intore niba bishoboka. Nshuti, iki kintu tukitondere, tugeze mu bihe bikomeye. Amadini bimaze kugaragara ko ari inzira ijyana abantu kurimbuka, kandi bigaragara ko yayobye cyane. Kugeza muri uno mwaka haciye imyaka irenga 2000 Yesu aje mu isi, ariko bakaba bakizana umuntu, bakaba bakikoreza umuntu umusaraba, bakagifata umuntu bakamwita iryo zina, atari na filime imbarankuru, ahubwo ari ukugira ngo bemeze abantu. Nshuti, tube maso, Yesu agiye kugaruka, igihe kirakomeye. Abanyamadini, idini rimaze kuba Babuloni, cyangwa se rimaze kuba Babeli, bamaze kuba Babeli, kuko abantu bose bamaze kwiyubakira iminara. Imana yemeye ko indimi zinyurana kugira ngo abantu badahuza. Ndebera nawe, umusiramu akubwira ko Yesu atari umwami, umunyagatulika akubwira ko Bikira Mariya ahari aboneka, bakakubwira ko Yesu yapfuye, bagakora amashusho nka kuriya, ndetse umuyahudi we akakubwira ko ategereje Mesiya. Ibi bintu biragana he? Ibintu birekeza. Ndebera abantu bagiyeho muri uko gushyingura. Ibi ni ibintu byabereye i Kabuga, si ibintu by'ibihimbano. Murabona